Mana ishimwe cyane. Amen. Reka tuje mu ijambo dusome, turasoma ahantu habiri kandi hagufi cyane. Muraza kumbabarira, nagize ikibazo cy'ibicurane mu muhogo, amajwi yanjye ntasohoka neza. Ariko icyangombwa ni amagambo tuvuga y'Imana, iyo muraza kuyumva. Imana ishimwe cyane. Amen. Dusome Yohana 15 no ku murongo wa 14. Ni amagambo magufi cyane umuntu yashobora gufata mu mutwe, ariko akubiyemo inyigisho zikomeye cyane. 15 no ku murongo wa 14 haravuga ngo muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Amen. 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 Muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Barasiwe sana. Amen. Nubwo dusome Matayo 7:12. Yego. Matayo 7:12 haravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko y'ibyahanuwe n'ibyahanuwe. Ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Yego. Barasiwe sana. Amen. Amen. Umutwe w'ijambo tugiye kuganira uyu munsi turavuga hejuru yo kuba inshuti ya Yesu. Kuba inshuti ya Yesu cyangwa se kuba inshuti y'Imana. Yego. Barasiwe sana. Amen. Turavuga ku ngingo zibiri. Ijambo rya mbere turabanza tuvuge ku ruhare rwacu mu gukomeza cyangwa se mu gusigasira ubushuti bwacu na Yesu. Uruhare rwacu twebwe abakristo, twebwe abizeye Imana, twebwe abizeye Kristo. Uruhare rwacu ni uruhe mu gusigasira ubwo bushuti bwacu na Yesu. Ingingo ya kabiri turaza kuvuga ku nyungu cyangwa akamaro k'ubushuti bwacu na Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ayo niyo magambo tugenda tugarukaho muri izi nyigisho zacu za mu gitondo. Mbere tutarareba ubushuti bwacu na Yesu, tube ngabavuga butoya ku kamaro k'ubushuti bw'abantu ku bandi. Yego. Noneho tuye kureba ubushuti bwacu na Yesu, tubanzirize ku bushuti bw'abantu ku bandi. Muri ubu buzima busanzwe tubamo bavandimwe, abantu bakenera kugira inshuti. Abantu dukenera kugira inshuti, kandi ukagira inshuti nziza kandi nyinshi. Ibyo ni ihame ku bantu bose. Yego. Utese ubushuti ni iki? Ubushuti ni igikorwa cy'ingirakamaro, ni igikorwa cy'urukundo, igikorwa cy'urukundo, igikorwa kiri hagati y'abantu babiri cyangwa abantu barenze. Icyo nicyo kintu twashobora kuvuga ku kamaro k'ubushuti. Ni urukundo, ni ukugirana urukundo rw'abantu babiri cyangwa batatu. Ubwo bushuti rero bukunze kugaragazwa n'ibintu nka bibiri. Barasiwe cyane. Amen. Inshuti nyashuti zifashanya mu bihe byiza no mu bihe bibi duhura nabyo muri ino si tubamo. Iyo niyo twita inshuti. Dutabarana mu bihe byiza, tugatabarana mu bihe bibi, kuko ibyo byose bitubaho kuko turi mu isi. Icyo ni igikorwa cya mbere, inshuti zifashanya. Ikindi gikorwa cya kabiri, inshuti nyashuti ngo zihana inama mu buzima bwabo bwose. Barasifiwe sana. Amen. Ako niko kamaro k'ubushuti, gutabarana mu bihe byiza no mu bihe bibi, no guhana inama. Ubwo nibwo bushuti tuvuga hano, nibwo tuvuga kuganira bwacu na Yesu. Bibiliya, ijambo ry'Imana nta kintu itazivugaho. Bibiliya ivuga ku kamaro k'ubushuti bw'abantu ku bandi. Yego. Ikongera ikavuga ku bushuti bwacu n'Imana, ubushuti bwacu na Yesu.
iyo dusomye mu gitabo cy'imigani barasigaye sana. Amen. Iyo dusomye mu gitabo cy'imigani 17 no ku murongo wa 17 tuhasanga uko ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'ubushuti bw'abantu ku bandi. Bibiliya itubwira ngo inshuti ngo zikundana ibihe byose. Barasigaye sana. Amen. Iyo ni ijambo ry'Imana. Inshuti ngo zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Iyo ni ijambo ry'Imana rivuga ku bushuti bw'abantu bandi. Yego. Ko turashaka gusasira buno bushuti bwacu butuzamure, butwinjize ku bushuti bwacu na Yesu n'Imana. Imana ishimwe. Kandi tuvuga yuko buno bushuti bwacu Imana ibushigikira. Ariyo mpamvu rero nabwo tugomba kubusigasira kandi tukabushakisha. Yego. Nanone dukomeje gusoma muri kino gitabo cy'imigani, usanga kuri 27 no ku murongo w'9 Bibiliya nanone hari icyo yongeye kuvuga ku bushuti bw'abantu ku bandi. Bibiliya iravuga ngo kuko amavuta y'imibavu anezeza umutima, ngo niko umuntu aryoherwa n'inama ivuye mu mutima w'inshuti ye. Barasiwe sana. Amen. Mwumve akamaro k'ubushuti bw'abantu ku bandi. Ngo kuko amavuta y'imibavu anezeza umutima, ngo niko umuntu aryoherwa n'inama ivuye mu mutima w'inshuti ye. Barasiwe sana. Ndashaka kuvuga yuko uru rubuga rwacu duhuriyeho bagenzi banje muri Nibature, tugomba kubaka ubushuti kuko Imana irabushyigikiye. Amen. 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 Twubaka ubushuti ni ingirakamaro. Twasanze yuko Bibiliya ibushyigikira. Ubushuti burafashanya, ubushuti bugira inama, ubushuti buratabarana. Urubuga rwacu ruzatuberemo umusaruro ukomeye cyane. Sinzi niba mugenzi wacu tukiri kumwe. Yacecetse mama Uziya, undi yamwakira, undi yakora. Ariko nakomeza. Mama Dina muri Amerika wafungura telefone. Reka mufashe ndiziguye. Yego. Bwana. Amen. Nshobora gukora baranyumva. Narivuze ngo ubu bushuti Bibiliya ivuga bw'abantu ku bandi, mureke tubushyigikire, mureke tubukomeze kuko ari ingirakamaro kuko Bibiliya ibyemeza. Yego. Kandi ubu bushuti bwacu nibwo budutera kuzamuka tukazaba inshuti y'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana 4:20, haravuga ngo umuntu navuga ngo kunda Imana akanga mwene se ngo abe umunyabinyoma. Yego. Barasifiwe sana. Amen. Kuko udakunda ngo mwene se yabonye, udakunda mwene se yabonye, ngo yabasha gute gukunda Imana atabona. Barasifiwe sana. Amen. Ayo niyo magambo Bibiliya ivuga hejuru y'ubushuti bwacu ku bantu. Twasomye muri Matayo 7:12 havuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, ibyo mushaka ko abantu babagirira byose babe ariko mubagirira namwe, ngo kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Yego. Bishaka kuvuga yuko ubushuti bwacu bukomezwa n'uruhare rwa buri wese. Yego. Ubushuti bwacu hagati y'abantu ku bandi bukomezwa n'uruhare rwa buri wese, kandi ubushuti ni magirirane. Yego. Imana rero ishaka yuko abantu yaremye bubaka ubushuti hagati yabo, kuko ubushuti ari urukundo. Yego. Kandi urukundo ni itegeko ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Yego. Imana itugirire neza cyane. Amen. Muri Bibiliya
nihuse usanga hari ingero z'abantu bibiliya yemeza ko babaye inshuti nziza yego ikavuga ngo nubwo bari bafite imyaka itandukanye baturuka ahantu hatandukanye imico itandukanye bafite n'inshingano zitandukanye yego bibiliya ivuga yuko ibyo ntibyababujije kuba inshuti nziza yego bwana kiwe cyane amen amen hano bibiliya itanga ingero ndavuga urugero rw'abantu nk'abizi gusa bibiliya itanga urugero rwa rusi na none ko babaye inshuti nziza yego aho ni muri datari ku bucuti bw'abantu ku bandi kandi aba bantu tugiye kuvuga ni abantu babaye muri ino si iyi turimo kubabariramo buri munsi iyi turimo kubonamo ibi bigeragezo n'izi ntambara za buri munsi nabo bari muri ino si kandi nabo bahuye nabyo yego ariko bibiliya ikemeza yuko rusi na neome ngo babaye inshuti nziza rusi yari umukazana ayo sinacinaho cyane rusi yari umukazana wa neome yego bararutanaga mu myaka banakuriye no mu mico itandukanye yego nukuri bari banafite n'imana zitandukanye ariko ibyo ntibyababujije kuba inshuti magara mu bihe bikomeye bahuye nabyo yego yego barasifiwe cyane amen amen usomye muri rusi ku gice cya mbere ukageza ukakirangiza cyose usanga amakuru yabo yose niko avuga yego ahagaragaza cyane ubushuti ni hepfo ku 16 mu gihe nawe yasezereraga rusi ngo asubire iwabo bamaze guhura n'ibibazo bamaze guhura n'intambara bamaze gupfusha abagabo babo rusi yasubije nyirabukwe muri aya magambo ariyo magambo agaragaza ubushuti rusi asubiza nyirabukwe aramubwira ngo winyingingira kugusiga barasiye cyane winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira niko bibivuga ngo kuko aho uzaja niho nzaja aho uzarara ariho nzarara amen bwo ubushuti ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye yego imana yawe nizaba imana yanjye amen amen aho uzagwa niho bazambamba aho uzagwa niho nzagwa bahambambe ngo nihagira ikizadutandukanya nawe atari urupfu uwiteka ntabimpore ndetse bikabije yego barashyiriwe cyane amen amen aya magambo nashatse kuyavuga kugira ngo numve yuko ubushuti bwacu ntitwobugira mu bihe byiza gusa ubushuti bwacu ni ubushuti bugomba kubaho no mu bihe bikomeye cyane nk'ibi bihe bya rusi na neome bahuye nabyo yego yego ariko iyo wumvise amagambo rusi yavuze abwira nyirabukwe ni amagambo akomeye cyane avuye mu mutima w'ubushuti amagambo muri iki gihe abantu benshi batakora bari mu guhura n'ibibazo nka biriya ariko ntibabyihanganiye yego barapfuye cyane amen amen nanone iyo dusomye muri Samweli wa mbere 18 no ku murongo wa mbere tuhasanga inkuru za Dawudi na Yonatani yego barapfuye cyane amen Dawudi na Yonatani ngo babaye inshuti nziza ngo nubwo Yonatani ngo yarushaga Dawudi imyaka 30 Yonatani akaba n'umwana w'umwami Sawuli Dawudi akaba umwana w'umukene ndetse n'isuzugurwa ariko ibyo ngibyo ntibabuje kuba inshuti amakuru y'ubushuti bwabo narabisomye numva birakomeye cyane numva ari ibintu bikomeye cyane bibiliya ivuga yuko ubugingo bwa Yonatani ngo bwabaye agati gakubiranije n'ubwa Dawidi amen Dawudi ngo yakunze Yonatani ngo yakunze Dawudi ngo kuko yikunda bagirana amasezerano akabije ku buryo ukurikiye neza ugasanga ayo masezerano yabo yageze ku musaruro mwiza baraciwe cyane amen amen bavandimwe nashatse gusasira iri jambo kugira ngo tuje kwinjira mu jambo ryacu ubushuti bwacu na Yesu ariko mwumve yuko ubushuti bwacu na Yesu buhera kuri twebwe twenyine
twebwe twenyine kuko twavuze ngo ntawakunda imana adakunze mugenzi wiwe. Twasomye hano mu gitabo cya Yohana 14:15 ku murongo 14. Tugiye kwinjira rero mu magambo yacu. Havuze ngo muri inshuti zanjye, uwo ni Yesu wavuze ngo muri inshuti zanjye uwo ni mukora ibyo mbategeka. Nagerageje gusoma no mu Gifaransa ndetse nsoma no mu Giswahili, hari ijambo rero rigaruka cyane, mukora ibyo mbategeka. Ni mukora ibyo mbategeka. Ndibaza ngo se iri jambo turyumva neza? Iri jambo turyumva neza? Yesu yaravuze ngo muri inshuti zanje, arabihamya neza, arabyemeza, n'ibimenyetso turaja kubivuga. Yego. Kandi Yesu ni umwana w'Imana. Ibyo avuze biba biri ku mutima, ibyo avuze azabikora, ibyo avuze babihagazeho. Arahamya neza, aravuga ngo muri inshuti zanje. Abo ni abigishwa biwe yarayabwiye. Ariko aravuga ngo nimukora ibyo mbategeka. Bishake kuvuga yuko ubucuti bwacu na Yesu bwarafyoza. Nitudakora ibyo adutegeka, ubwo bucuti ntabuhari. Yego. Naho ngaho nashaka ngo cyo bwanya no. Abafaransa bazavuga ngo vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Iyi si irasobanura amakondisiyo, irasobanura amapasho tugomba kugira ngo dukomeze kuba inshuti ya Yesu. Yego. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubucuti bwa Yesu mureke tuburebere muri iyi ndirimbo twaririmbye y'151. Yego. Tubanze turebe ubucuti bwa Yesu yavuze ashingiyeho ahamya neza cyane. Hanyuma tuje kureba uruhare rwacu natwe. Iyi ndirimbo yavuze neza cyane. Bwana asifiwe sana. Amen. Umurongo wa mbere yavuze ngo Yesu arusha abantu bose kudukunda. Yego. Barusha abavandimwe bakundana. Arusha ngo nawe inshuti zacu ngo zaduhararuka. Ngo Yesu ntabwo ahemukira abakunda. Aho ngaho ni umwana wa Yesu Kristo. Yego. Arusha abantu bose kudukunda, arusha abavandimwe kudukunda, arusha inshuti zimwe tumaze kuvuga kudukunda. Abo bose nibwo batuvaho, abo bose bakatuvaho. Yesu we akomeza kudukunda. Icyo bituma yavuze ngo muri inshuti zanje, muri abakunzi banje. Amen. Barasiwe sa. Amen. Kuri kandi yakavuga ngo niki gihesha ubugingo budashira. Ni ikibazo ngo niki gihesha ubugingo budashira abavandimwe, ngo si ukumenya Yesu wacu dukunda. Ubugingo budashira budufite, ubu buzima dufite bw'umunezero, nuko hariho Yesu wabuduhaye. Icyo kintu kiduhesha buno bugingo ni Yesu. Uyu nguyu wavuze ngo aradukunda, uyu nguyu Yesu ni inshuti yacu. Yego. Bwana asifiwe sana. Amen. Hepfo akavuga ngo twarazimye inama, ngo Yesu aradushakashaka atubonye kwinjiza mu rugo rwe. Twarazimiye. Aya magambo ntitwoyatindaho cyane. Yesu yatuvanye kure, twari kure, twari mu gahinda, twari mu rupfu, ariko Yesu ngo aradushakashaka atwinjiza mu rugo. Ubu turi mu rugo rwa Data n'amahoro. Amen. Nuvuga butumwa wacu wo kuwa kabiri yaravuze ngo Yesu ni irembo ry'imigisha. Yesu ni irembo ry'agakiza. Muri iryo rembo turinjira. Kandi twamara kwinjira muri Yesu ngo tukabonamo urwuri, tukongera tugasohoka. Amen. Muri Yesu niho harimo isoko ry'imigisha yose dushaka yo mu Mana niyo mu buzima bwacu. Barasifiwe sana. Ndashaka iyi ndirimbo iri kirashimangira iri jambo rya Yesu yavuze yuko ari inshuti yacu.
kuri gatatu bakavuga ngo tumenye ko ari inshuti yishimira ngo kuduha imigisha yose n'imbabazi. Hallelujah. Amen. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Yesu niwe uduha imigisha iyi ngiyi twifuza no muri ubu buzima turimo. Yesu niwe uduha imbabazi iyo twakoshe, iyo tugenda uko tudakwiriye. Ibi byose Yesu arabyemeza yuko ari we bidukorera. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Ariko Bibiliya ikavuga ngo iyi ndirimbo ikavuga ngo imitima yacu dukunda kumvira iyo nshuti yacu. Yego. No kumwizigira cyane ngo tudatinya. Amen. Ntabwo badufite kuko Yesu ibyo avuze azabikora. Yego. Hepfo akavuga ngo ibyaha byacu ngo byari bikabije. Barasize cyane. Yego. Ibyaha byacu byari bikabije ngo Yesu aterwa n'urukundo kudupfira. Aya magambo yo muri ino ndirimbo nashatse ngo tuyasubiremo niyashyigikira niyo asobanura neza, yemeza neza ubucuti bwacu na Yesu. Yesu aterwa n'urukundo aradupfira. Ngo nibyo bituneshereza, nibyo biturinda ibibi, ngo tukaroka ya nzira igeriwe. Amen. 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 Nguko Yesu ameze, nguko Yesu ateye. Yesu yari afite ubutware ku ntumwa ze kuko yari umwigisha akaba n'umuyobozi wabo. Ariko ntiyigeze abona ko zidakwiriye kumubera inshuti. Barasize. Yego. Oya. Yageze hepfo aravuga ngo muri iki gitabo cya Yohana aravuga ngo nta kibita abagaragu ngo kuko abagaragu ngo batazi ibyo shebuja akora. Yego. Ngo ahubwo mbita inshuti kuko nabamenyesheje ibintu byose numvanye data. Amen. Ayo ni amagambo agaragaza ba bucuti bwacu na Yesu. Baratsiwe cyane. Amen. Bavandimwe, Yesu ni inshuti yacu. Yesu ni inshuti magara. Yego. Yayindi zidutabara mu bihe byiza no mu bihe bibi. Inshuti ziduhereza inama ikatubwira kuva mu bidakwiriye, ikatwereka umurongo tugomba gukora. Ariko hano Bibiliya yavuze ngo nimukora ibyo mbategeka. Yego. Nimukora ibyo mbategeka. Nibihe Yesu adutegeka. Usomye kino gitabo cya Yohana 15 ugahera ku murongo wa 4 ugakomeza ku 10 ukageza ku 17 yose. Igitabo cya Yohana 15 ugahera kuri 4 ukageza ku 17. Narasomye hose kuko niho navanye rino jambo twavuze. Yego. Sanga hakubiyemo ibikorwa byose Yesu yifuza yuko tugomba gukora. Bimwe yavuze ngo nimukora ibyo mbategeka. Aribyo bigiye kuba uruhare rwacu. Hamwe twavuze ngo tugomba kugaragaza uruhare rwacu mu gukomeza, mu kubaka, mu gusigasira ubumwe bwacu na Yesu. Yego. Kuko ni kondisiyo. Yesu yaduhaye ngo nimukora ibyo mbategeka ubucuti bwacu buzahora. Yego. Ku murongo wa 4 haravuga ngo igikorwa cya mbere ndagifashe buke. Ku murongo wa 4 haravuga ngo mugume muri nje. Barasize cyane. Amen. Mugume muri nje, mugume muri nje, nanjye gume muri mwe. Icyo ni cyo gikorwa, icyo ni cyo tegeko rya mbere Yesu abwira abigishwa biwe. Ari twebwe tubwirwa umunsi wa none. Bibiliya iravuga ngo tugume muri Yesu. Yesu ndazakunda yuko tujarajara. Yesu ndazakunda yuko tujarajara. Umuririmbyi aravuga ngo niba uri muri Yesu gumamo. Mugume muri nje nanjye ngume muri mwe. Ngo kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Yego. Namwe. Niko mutabasha utagumye muri ngewe. Imana ishimwe cyane. Amen. Icyo ni cyo gikorwa cya mbere, kuguma muri Yesu. Igikorwa cya kabiri, uguma muri nje nanjye ngaguma muri we.
uwo niwe ubasha kwera imbuto nyinshi baratuza Amen. ikibazo cya kabiri Yesu ashaka yuko twera imbuto nyinshi uguma muri nje ngo nanjye kaguma muri we uwo niwe ubasha kwera imbuto kandi imbuto nyinshi Yego. baratuza Amen. ngo kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite baratuza Amen. ikindi tegeko rya gatatu umanutse hepfo urasanga havuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye amategeko yanjye akaguma muri mwe Yego. baratuza ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa Asante. Amen. musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa ayo niyo magambo Yesu adutegeka nimuguma muri nje dore ibyo mbategetse gukora Yego. ibyo mukora ni ibi mbategeka amagambo yanjye akomeze agire gute abe muri mwebwe amategeko y'Imana agume muri twe ikindi gikorwa cya kane twihuta Bibiliya iratubwira ngo nimwitondera amategeko yanjye ngo nzakomeza kubakunda barasibusana Haleluya. rwa rukundo ruragarutse kandi ngo nimwitondera amategeko yanjye nzakomeza kubakunda ngo kuko nanjye nitondera amategeko ya data ngo ngaguma mu rukundo rwe Imana ishimwe cyane. barasibusana Haleluya. barasibusana Amen. bavandimwe ndabingize ngo iki gice cyose cya Yohana muzagisome mwumve ibyo Yesu adutegeka gukora kugira ngo dukomeze ubucuti nawe Yego. irindi tegeko rya gatanu ni ku murongo wa 12 aravuga ngo ngiri tegeko mbahaye ngo mukundane rero dusabye gukundana hamwe twatangiye dusoma Yego. mukundane ngo kuko naje n'abakunzi iki kintu cy'urukundo ni ikintu gikomeye cyane bavandimwe ku bakirisitu Yego. dusomye Abakorinto ba mbere 13 usanga icyo bivuga ku rukundo urukundo igitabo cy'Abakorinto kiravuga ngo urukundo urihangana ngo rwihanganira byose rubabarira byose Yego. ngo ntirubwire ishabi ukizera byose urukundo rukagira neza Amen. nicyo gutuma Yesu yategetse abigishwa biwe arababwira ngo dukundane ngo kuko naje n'abakunzi Amen. barasiwe sana Amen. aravuga ngo mukomeze mwere imbuto kandi imbuto zanyu aribyo bikorwa byiza ngo bigumeho Yego. bigumeho ntabwo dusabwa kwera imbuto none gusa cyangwa ngo dukore ibikorwa none gusa ariko Bibiliya yavuze ngo imbuto zacu ngo zigumeho ngo kugira ngo icyo muzaza musaba data cyose mu izina ryanjye bazakibaha Asante. barasusa Amen. twihuse usanga Imana nayo mu gitabo cya Mika yarongeye kunga muri ayo magambo igitabo cya Mika kuri 6 no ku murongo wa 8 Bibiliya zitubwira ngo Imana yonyine ishaka kubwira abantu igikeneye irababwira ngo yewe mwana w'umuntu we ngo yakweretse nk'icyiza icyo ari cyo icyo Uwiteka agushakaho ni iki ngo ni ugukora ibyo gukiranuka ugakunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi Amen. ayo ngayo ni amagambo yunganira ariya magambo Yesu yavuze yose ibyo ngibyo nibyo Yesu adusaba kuko Yesu we ubushuti bwiwe n'urukundo rwe kuri twebwe nta deni na rimwe adufitiye Yego. Yesu nta deni na rimwe adufitiye Yesu yaradukunze Yesu yaduhaye ubugingo bwiwe atanga umubiri we n'ubuzima bwiwe ku bwacu aradupfira Yesu yaradushakashatse iyo twari twaragiye tuzimiye mu byaha aradutarura
yesu aguhereza imigisha n'imbabazi za buri munsi murumva n'iki yesu asigaje kuri twebwe ariko aravuga ngo nimukora namwe ibyo mbategeka yego mureke tuze dutinda ku ruhare rwacu mureke tuze dutinda ku ruhare rwacu kugira ngo ubucuti bwacu na yesu buzahorere dutinde ku bucuti bwacu kugira ngo ubucuti bwacu na yesu bukomeze bubeho dusubira muri aya magambo twavuze kuguma muri yesu barasifuza amen amen tukaguma muri yesu tukera imbuto zikwiriye abihanye amagambo ya yesu akaba muri twebwe igihe cyose tukitondera amategeko yayo tugakundana yego imirimo yacu myiza igahoraho amen tukihanganirana tugakiranuka yego tugakunda kubabarira tukagendana n'imana yego tukicisha bugufi amen barasiwe sana amen amen ibyo bintu turamutse tubikoze uko tukabishyira mu bikorwa bitari amagambo gusa tuzakomeza tuba inshuti y'imana kandi ibyo bintu bizatubyarira umusaruro mwiza cyane amen barasiwe sana amen ibyo amen bintu bizatubyarira umusaruro mwiza cyane ibyo bintu biradusunikira kuri ya ngingo ya kabiri ndavuze y'akamaro cyangwa se inyungu yo kugira inshuti nka yesu yego ibyo bintu nitubikora gutyo biradusunikira mu migisha biradusunikira mu kamaro biradusunikira mu byiza mu nyungu tuvana mu rukundo rwacu n'imana yego barasiwe sana amen amen wavuga ngo ingingo ya kabiri turavuga ku kamaro cyangwa se inyungu yo kugira ubucuti na yesu iyo dusomye bibiliya barasiwe sana amen iyo dusomye bibiliya dusanga imana itanga ihumure igatanga ibyiringiro igatanga ubutabazi igatanga n'imigisha ku nshuti zayo yego ako niko kamaro twumva tugomba guharanira imana itanga ihumure mu bihe nk'ibi ngibi tso duhura nabyo bigoye n'ibi ngibi tugiye gucamo imana ikaduhereza ibyiringiro yuko ibi bihe turimo bizashira imana ikadutabara mu bihe duhuye n'intambara nanone ikongera ikaduhereza imigisha muri ubu buzima turimo yego ndetse n'imigisha y'iteka ariko ngingo yadusezeranije amen ariko abo ngabo bose ibwira ibyo ngibyo ni abantu b'inshuti zayo n'ubwoko bw'imana bemera kugendana nayo bakora ibyo imana ishaka iminsi yose yego imana ishimwe cyane amen amen zaburi ya 91 dushimangira iri humure ry'imana n'ibyiringiro by'imana n'ubutabazi bw'imana n'imigisha y'imana dusomye bibiliya tugenda dusanga amagambo y'imana yavuze agenda avuga kuri ibyo byose kandi ayo magambo y'imana niyo mana yacu dushingiraho yego zaburi ya 91 nk'ubu kuvuga ku 14 no ku 15 haravuga ngo nzakurinda kandi ngushire hejuru ngo kuko wemeye izina ryanje amen uzanyambaza nanje nkwitabe uzabana nawe mu makuba no mu byago amen nzagukiza ngwicubahiro yo ni imana ivuga ayo magambo yego umukiranutsi wayo inshuti yayo ngo nzamurinda kandi mushyire hejuru ngo kuko yemeye izina ryanje ngo azanyambaza naje mwitabe ngo nzabana nawe mu makuba no mu byago amen nzamukiza muhe icubahiro amen amen yo ni ijambo ry'ihumure yego ririmo no kurindwa n'imana ariko ku nshuti zirya zikora iby'imana ishaka amen barasifusa amen amen
usomye Yesaya 43 nayo iravuga ngo guhera ku murongo wa mbere iravuga ngo Uwiteka wakuremye aravuga aya magambo uwo ni Yakobo yabwiraga uwo ni Isirayeli ubwoko bw'Imana biramubwira ngo Yakobo we ngo witinya aya ni amagambo y'ihumure yego aravuga ngo nunyura mu mazi ngo nzaba ndi kumwe nawe ngo nuca no mu migezi ntizagutembana ngo nunyura no mu muriro ntuzasha yego ngo kandi ibirimi byayo ntibizagufata ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe amen amen umukiza wawe amen aya magambo aradutinyura rwose tugatinyuka muri urugendo tugendamo tugatinyuka ntitugira ubwoba kuko muri urugendo tunyura mu mazi menshi tukanyura mu muriro mwinshi tukanyura muri byinshi bitugoye yego yego ariko aya magambo y'Imana aradutinyura aravuga ngo mwitinya aho muzaca hose 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 nzaba ndi kumwe nawe amen ubutari turimo gucira mu bwoko bwacu ubwoko bw'Imana Imana idusezeranije yuko iri kumwe natwe Imana ishimwe timutinye twaje dutinya dufite Imana yacu ishobora byose yego ibi byose bihaye bitubaho bihaye bihinda ku isi bikatugeraho ibi byose nimutinye Imana ifite ibindi bintu yaje guteganya biri imbere amen amen baratsinusana amen amen nanone kuzerekeranye n'imigisha dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:28 aho hantu murahazi cyane yego naho hazavuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe baratsinusana amen amen nugira umwete wo gushyira mu bikorwa iby'Imana igutegeka umwete wo kwitondera amategeko yayo yose agutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe ngizagusumbisha amahanga yose yo ku isi yego Bwana asifiwe sana amen amen mwumva akamaro ko kumvira Imana mwumva akamaro ko kuba inshuti y'Imana mwumva akamaro ko kugira ko gushyira mu bikorwa amagambo y'Imana yego yego Imana yonyine iravuze gute iravuze ngo izagusumbisha Bwana asifiwe sana amen izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho wowe niwumvira Uwiteka Imana yawe yego nasomye aho hantu niko havuga havuga imigisha yo mu mbuto zo mu nda yawe hakavuga imigisha yo mu mbuto y'imbuto zose z'ibihingwa mu mirima yawe Imana iravuga ngo izaguhera umugisha mu byo uzagerageza gukora byose byose nta kintu na kimwe izaguhera umugisha mu byo uzagerageza gukora byose kondisiyo ni iki ni ukwitondera amategeko y'Imana yego yego ni icyo ngicyo Yohana yavuze aravuga ngo ni inshuti yanyu kandi nimwitondera amategeko yanyu nzakomeza kubakunda yego kandi nzakomeza kubahereza ibyo muzansaba byose amen amen ariko ayo magambo ni meza cyane amen iyo umuntu ageze ahantu ho kuvuga ngo ibyo usaba cyose uzagihabwa ni ikintu gikomeye cyane yego barasifiwe cyane amen amen nanone aya magambo agaragaza akamaro k'Imana ni menshi cyane ukomeje gusoma Bibiliya usanga ari amagambo menshi cyane usanga Imana ishurira abantu bayo ibanga yego Imana ikayishurira inshuti ze magara ibanga isoma Itangiriro 6 no ku murongo wa mbere kugeza kuri 20 usanga ukunda Imana ikibwira inshuti zayo amabanga yayo Bibiliya ikatubwira ngo igihe abantu ngo batangiraga guhinduka bazi niko twasomye Imana ishaka kubarimbura ngo yarebye ngo wari inshuti yayo imubwira ibyo yenda gukora yego barasifiwe sana amen imusezeranya ngo kumurinda ngo nawe mu rugo rwiwe haruguru iyo usomye usanga iyi migisha Imana iduha ngo ni imigisha kuri wowe ndetse no kuba zagukomoka
imana gusezeranya aba bantu b'inshuti yabo kubarinda ndetse n'abo mu rugo rwe. uwo muntu tuzasomye aho ngaho ni umuntu witwa Nowa. yego yego Nowa wari inshuti y'Imana. Imana igiye kurimbura Sodoma, Imana igiye kurimbura isi. iravuga ngo ibi bintu sinabikora, nabwiye Nowa. yego kandi Nowa ngiye kumubwira ibyo ngiye gukora, ngiye kumubwira amabanga yanjye, kandi musezeranye yuko iyo nzamurinda kuko yambereye inkoramutima. asante Imana ishimwe. nanone dukomeze hepfo usanga mu gitabo cy'Itangiriro 18 no ku 16 Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Sodoma. Ayo makuru nayo murayazi. Bwana Tibusara. amen. Imana irareba igiye kurimbura Sodoma, kandi Sodoma ntabwo yayirimbura itabwiye umukozi wayo Aburahamu. iyo usomye haravuga ngo uribaza, Imana ngo iribaza ngo ese ngo Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora. Ibishoboka ni ukuri. yego ni ukuri. Aburahamu ngo namuhisha icyo ngiye gukora. niba turemebwe abakirisitu, mwebwe inshuti z'Imana, Imana yaduhisha nidukiranuka, Imana yaduhisha icyo ngiye gukora. Ibishoboka. Imana yo iravuga ngo ntabwo nahisha inshuti zanjye ibyo ngiye gukora, ntabwo ibyo banga nabibwira inshuti zanjye. uzugera ahantu wibaze ngo se Imana yampisha icyo ngiye gukora, icyo ngiye gukora kibishoboka. yego bavandimwe, aya ni amagambo dusomye hano n'ayandi dusoma n'ayandi menshi cyane agaragaza akamaro n'ubucuti bwacu n'Imana. amagambo agaragaza akamaro, amagambo arimo kurindwa n'Imana, amagambo arimo gutinyurwa n'Imana mu rugendo turimo tugira ubwoba. Bwana Tibusara. amen amen. amagambo atubwira yuko dufite imigisha mu byo turiho dukora byose, ibyo twifuza gukora. amagambo avuga yuko ibyo tuzashaka cyose tuzagihabwa nitwitondera amategeko yayo. ayo ni amagambo adusubiza mu ntege, tuducika intege, tukumva yuko kuba inshuti ya Yesu bifite akamaro. yego yego. Bwana Tibusara. amen amen. dusoza hari ibanga ryo kuba inshuti y'Imana. dusoza mwumve rino jambo. yego igipimo cy'uko uri inshuti y'Imana ntabwo ari ibyiza yagukoreye ukishima. oya. yego igipimo cy'uko uri inshuti y'Imana ntabwo ari ibyiza yagukoreye ukishima wamara kuvuga ngo uri inshuti y'Imana. oya. burya Imana wigirira neza abeza n'ababi. yego Imana igirira neza ababi n'abeza. bose bagushize ijuru. abo bose zibagushize ijuru. ariko murebe igipimo cyangwa se ibanga ryo kuba inshuti y'Imana. aho ugeza mu kumvira Imana. gutega iryo jambo mubyumve neza. aho ugeza mu kumvira Imana niho ugeza mu kuba inshuti yayo. yego sinzi niba byasubirije cyane. yego yego. aho ugeza mu kumvira Imana niho ugeza mu kuba inshuti yayo. mu yandi magambo, urugero urimo rwo kumvira Imana, urwo ni rwo rugero ugezeho rwo kuba inshuti yayo. yego yego. Bwana Tibusara. amen amen. kuba inshuti ya Yesu ibanga riri mu kumvira icyo agusaba gukora. yego naho gusa. ntaho duhagarara gusa. kuba inshuti ya Yesu ibanga riri mu kumvira ibyo agusaba gukora. akenshi twemera ko Yesu ari inshuti yacu. akenshi twemera ko Yesu ari inshuti yacu. ukemera ko Yesu ari umukiza wacu. ariko ntiwemera ko aba umwami wawe.
twemere ko yesu ari umukiza wacu ariko ntitwemere ko ari umwami wacu icyo niho hari ikibazo kuba umwami wawe ni ukwemera bya bindi agutegetse akaba ari byo ukora aho ngaho wemeye ko ari umwami wawe ariko kuba umukiza wawe wabyemera ariko ntutemera yuko ari umwami wawe bya bindi agutegeka byose utabikora ubucuti bwawe nawe burapfa iyo leta umwami wawe ibyo agutegeke byose ibyo akubwiye byose urabyemera ukemerera ko kuyobora aho niho hari ibanga ry'iki gihugu gifitiye imana bavandimwe dusoza pawulo yaranditse mu baroma aravuga ngo mureke tuyoborwe n'umwuka w'imana ngo nibwo tuzaba iki abana bayo tuyoborwe n'umwuka w'imana nibwo tuba abana bayo nibwo tuba inshuti zayo nanone mu bagaratiya akavuga ngo abagaratiya nabo pawulo yarabandikiye aravuga ngo abayoborwa n'ikiri umwuka ntibakora ibyo kamere igira gute irarikira imana itugirire neza imana iduhereze kumva ijambo ryayo imana iduhereze kuba inshuti yayo dukomeze ariko tumenye yuko kuba inshuti y'imana dufitemo uruhare muhagararira aho ngaho kugira ngo ube inshuti y'imana neza neza uronke ya migisha yose n'abawutabazi bose ubifitemo uruhare imana iduhe umugisha kandi imana ikomeze kutuganiriza mu buzima bwacu bwose mwaka ijambo ry'imana mana turagushimiye